Amen. Yes, yes. 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 Jireh Shaddai, ni wowe buhungiro nta wundi wo kunkiza. Uri Imana nzima, Jehova Jireh Shaddai, ni wowe buhungiro nta wundi wo kunkiza. Jireh Shaddai, ni wowe buhungiro nta wundi wo kunkiza. Mana yanjye azanye ituro ryo kugushima, unyakire mu biganza byawe, wumve n'injyana nziza y'indirimbo ikunezeze inyura umutima wawe. Uriryo buye ryazwe n'abubatsi, nyamara niryo rikomeza imfuruka. Uri uwo twategereje ngo duhure, ngo dushuri kutubwira uko Imana uri. Imana nzima, Jehova Jireh Shaddai, ni wowe buhungiro nta wundi wo kunkiza. Uri Imana nzima, Jehova Jireh Shaddai, ni wowe buhungiro nta wundi wo kunkiza. Uri Imana nzima, Jehova Jireh Shaddai, ni wowe buhungiro nta wundi wo kunkiza. Yes. Amen. Amen. yaguhaye n'ikimenyetso cy'urukundo gukunda
nagusiga wenyine. umugisha Yesu yaguhaye, umugisha yaguhaye ni ikimenyetso cy'urukundo agukunda. aguhora iruhande no mu bihe by'akaga nagusiga wenyine. umugisha yaguhaye ni ikimenyetso cy'urukundo agukunda. aguhora iruhande no mu bihe by'akaga nagusiga wenyine. aguhora iruhande no mu bihe by'akaga nagusiga wenyine. shimwa Yesu we, shimwa Yesu we, shimwa Mana wangiriye shimwa Yesu, shimwa mwami we, shimwa Yesu we, shimwa Mana wangiriye neza. iruhande rwawe ntiwigeze untererana, warakoze nzahora nguhimba. nukuri wabaye uruhande rwanjye, wabaye iruhande wabaye iruhande ntiwigeze untererana, warakoze nzahora nguhimbaza. fasha tumushime cyane uwo mwami utarobanura ku butoni abamwisunze barahiriwe cyane. natwe turahirwa cyane abari muri we, ntiduteze guhungabanywa n'imiyaga n'imiraba cyangwa imvura nyinshi. fasha tumushime uwo mwami, fasha tumushime cyane uwo mwami utarobanura ku butoni abamwisunze barahiriwe cyane. natwe turahirwa cyane abari muri we, ntiduteze guhungabanywa n'imiyaga n'imiraba cyangwa imvura natwe nyinshi. turahirwa abari muri we, ntiduteze guhungabanywa n'imiyaga n'imiraba cyangwa imvura natwe turahirwa abari muri Yesu, natwe turahirwa cyane abari muri we, ntiduteze guhungabanywa n'imiyaga n'imiraba cyangwa imvura nyinshi. turi ibiti byatewe hafi y'umugezi, ntiduteze guhungabanywa n'ibihe by'amapfa cyangwa izuba ryinshi. imizi yacu yashoreye muri we, turavoma maze tukanywa tugahaga tugashira inyota. imizi yacu yashoreye muri we, turavoma maze tukanywa tugahaga tugashira inyota. turi ibiti byatewe hafi y'umugezi, turi ibiti byatewe hafi y'umugezi, ntiduteze guhungabanywa n'ibihe by'amapfa cyangwa izuba. imizi yacu yashoreye muri we, imizi yacu yashoreye muri we, turavoma maze tukanywa tugahaga tugashira imizi yacu yashoreye muri we, imizi yacu yashoreye muri we,
turavoma maze tukanywa tugahaga imizi yacu yashoreye muri we imizi yacu yashoreye muri we turavoma maze tukanywa tugahaga tugashira inyota Shimwa mwami w'abami shimwa mwami we shimwa mana wangiriye neza haga icyubahiro Yesu shimwa Yesu we shimwa mana wangiriye nukuri tuguha icyubahiro wagize neza warakoze Yesu we nawangiriye neza wabaye iruhande rwanjye ntiwigeze untererana warakoze nzahora nguhimbaza wabaye iruhande rwanjye ntiwigeze untererana warakoze nzahora nguhimbaza wabaye iruhande rwanjye ntiwigeze untererana warakoze nzahora nguhimbaza wabaye iruhande rwacu korari Gosheni uraturinda warakoze mana we warakoze nubwo twahuye n'ibikomeye byashakaga kudutembana mu rugendo ngo bitubuze agakiza ariko mana yacu warahabaye uraturinda uraturwanirira tubona ukuboko kwawe Yesu warakoze kuturinda warakoze kuturwanirira mana ikomeye warakoze kurinda ababyeyi muri twe warakoze kurera imfubyi ukazabika ukazigaburira zigakura warakoze kurinda abakobwa warakoze kurinda abasore warakoze wabaye iruhande rwacu ntiwigeze udutererana warakoze nzahora nguhimbaza Yesu wabaye iruhande rwanjye ntiwigeze untererana warakoze
ubugingo bwacu, nyamara waratwimanye n'ibyaduhitana. Twahuye n'ibikomeye byahigaga ubugingo bwacu, nyamara waratwimanye n'ibyaduhitana. mbega ingorane, mbega ingorane we zashakaga kudukura mu masezerano, twabonye ukuboko kwawe kwadenganye nawe. ayiwe mbega ingorane, mbega ingorane we zashakaga kudukura mu masezerano, twabonye ukuboko kwawe kwagendanye nawe. nukuri mbega ingorane, mbega ingorane we zashakaga kudukura mu masezerano, twabonye ukuboko kwawe kwagendanye natwe. twigumire twigumire mu mwami, naho byakomera akomeye kubisumba, naho byatunyeganyeza, naho byatunyeganyeza ibyadukura mu byimbo. Nukuri nimureke twigumire mu mwami, twigumire mu mwami, naho byakomera akomeye kubisumba, naho byatunyeganyeza, naho byatunyeganyeza ibyadukura mu byimbo. Nukuri tumufite nk'Imana, tumufite nk'Imana, ntitwakwifuza undi murengezi. nukuri tumufite nk'Imana, tumufite nk'Imana, haleluya, ntitwakwifuza undi murengezi. ko duhura n'ibibazo cyangwa se wakumira ingorane, ahubwo muri byose atubera igisubizo. n'iriba ritumara umwuma n'ibyo kurya, yemwe mu butayu yavuze ko atazadusiga ntazaduhana. uwo mwami ntajya yanga, ntajya yanga ko duhura n'ibibazo cyangwa se wakumira ingorane, ahubwo muri byose atubera igisubizo. uwo mwami n'iriba, iriba ritumara umwuma n'ibyo kurya, yemwe mu butayu yavuze ko atazadusiga ntazaduhana na gato. yavuze ko atazadusiga, yavuze ko atazadusiga ntazaduhana na inzara yateye ntazadusiga, yavuze ko atazadusiga ntazaduhana na twabuze ibyo kwambara ntazadusiga, batazadusiga ntazaduhana na gato. twigumire twigumire mu mwami, naho byakomera akomeye kubisumba, naho byatunyeganyeza, naho byatunyeganyeza ibyadukura mu byimbo. Nukuri nimureke twigumire mu mwami, twigumire mu mwami, naho byakomera akomeye kubisumba, naho byatunyeganyeza, naho byatunyeganyeza ibyadukura mu byimbo. Nukuri tumufite nk'Imana, tumufite nk'Imana, ntitwakwifuza undi murengezi. nukuri tumufite nk'Imana, tumufite nk'Imana, ntitwakwifuza
murengezi tumufite nk'Imana tumufite nk'Imana ntitwakwifuza undi murengezi tumufite nk'Imana tumufite nk'Imana ntitwakwifuza undi murengezi twigumire mu mwami naho byakomera akomeye kubisumba naho byatunyeganyeza ntibyadukura mu byimbo n'ukuri Yes. ubwo bufite n'ubwiki reka gusuhuza umutima ibyo yavuze byose iraje kubisoza ndumva ijwi ry'ubutabazi ihindira mu matwi yanjye ndumva ijwi ry'ubutabazi Rihindira mu matwi yanjye ubwo bufite n'ubwiki rikagusuhuza umutima izi Imana yakubwiye iraje ibisoze kubisoza ndumva ijwi ry'ubutabazi rihindira mu matwi yanjye ndumva ijwi ry'ubutabazi rihindira mu matwi yanjye nubwo ubona ko Imana yakuretse siko biri bene data hari imisozi n'udusozi irimo kuribata aho Satani yagutegeye gupfire hari imisozi n'udusozi irimo kuribata aho Satani yagutegeye gupfire nubwo ubona ko Imana yakuretse siko biri bene data hari imisozi n'udusozi irimo kuribata aho Satani yagutegeye gupfire hari imisozi n'udusozi aho Satani yagutegeye gupfire ubwo bufite n'ubwiki rikagusuhuza umutima wawe izi Imana yakubwiye yavuze byose iraje ibisoze kubisoza ndumva ijwi ry'ubutabazi rihindira mu matwi yanjye ndumva ijwi ry'ubutabazi rihindira mu matwi yanjye imibabaro wahuye nayo nshuti yanjye inzara n'ubukene n'indwara z'urudaca mu mwijima w'icuraburindi ntabwo wacogoye gukorera Imana yawe irakwibutse imibabaro twahuye nayo twese Gosheni inzara n'ubukene biradukubita turihanga mu mwijima w'icuraburindi ntabwo twacogoye gusura abarwayi kwa muganga ntabwo wacogoye gufasha imfubyi n'abatishoboye ntabwo wacogoye kuza muri repetisiyo ntabwo wacogoye n'uyu munsi twaje muri soroti ntabwo wacogoye ene data baduhamagaye turaza ntabwo wacogoye
gukorera Imana yacu irakwibutse idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo nawe irakwibutse idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo irakwibutse idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo nawe irakwibutse idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo irakwibutse idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo nawe irakwibutse idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo irakwibutse 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 irabibutse 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 Haleluya. Idakiranirwa. Reka tuyikomere mu mashyi rero, yakoze imirimo myinshi itandukanye. Nawe mu ruhande rwawe hari ibyo yakoze. Tugiye gutanga amaturo y'ishimwe dushimira Imana. Byibuke ntago amaturo y'ishimwe ashobora kungana n'iby'Imana yakoze, uko Imana yakoze iby'imbaraga. Ariko ni ikimenyetso gitoya cyo kuvuga ngo Mana shimwa. Maendeleo, karibu mutambuke, muraririmba iteraniro ryose turimo turatambukana amaturo y'ishimwe. Ni indirimbo imwe mwihuse, nimusoza korali Gosheni ahangaha sejemu, turi kuvuga sejemu na Gosheni bikivanga. Rero hari Gosheni ebyiri no munsi, hari Gosheni Musanze imajije kuririmba, hararirimba na korali Gosheni yaha sejemu. Ibyo rero turabikora turi gutanga amaturo y'ishimwe. Haleluya. Tubifurije rero gukomeza kugira ibihe byiza mu nzu y'Imana. Mataifa wote watakusanyika mbele yake Bwana Mwokozi. Oh, mataifa wote watakusanyika mbele yake Bwana Mwokozi. Oh, mataifa wote watakusanyika mbele yake Bwana Mwokozi. Oh, makabila yote yatakusanyika mbele yake Bwana Mwokozi. Wakristo inchi zote watakusanyika mbele yake Bwana Mwokozi. Oh, na wachungaji nao watakusanyika mbele yake Bwana Mwokozi. na sisi waimbaji tutakusanyika mbele yake Bwana Mwokozi. Oh, tutaimba 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 Haleluya. tutaimba 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 Haleluya. tutashangilia tutaimba
tugiye guhimbaza Imana mu ndirimbo ivuga ngo Mwami Yesu ndaguhamagare kubw'imibereho yanjye uneshereje kuko mfite intambara ikomeye unshyire hejuru kugira ngo isi itazamperana. Igitero cya kabiri kiravuga ngo twibuke ukuntu Yobu yahuye n'ibigerageza ariko izo ntambara zirwaniranesha. Dusenga Imana itwongerera imbaraga no kwizera kugira ngo tuzabone Yesu kuri urya munsi. Cya gatatu kiravuga ngo mwene data ufite ibibazo zanira Yesu niwe mufasha mwiza ku byifuzo ufite, nguko yakubiye Yobu kabiri niko azagutabara mu mibabaro. Imana ishimwe. Bwana Yesu nakuhitaji maishani mwangu. Bwana Yesu uniongoze kati vita kali, utawale maisha yangu. Bwana wangu, nisije nikapotoshwe na ulimwengu. Bwana Yesu nakuhitaji maishani mwangu. Bwana Yesu uniongoze kati vita kali, utawale maisha yangu. Bwana wangu, nisije nikapotoshwe na ulimwengu. Ulimwengu baba, ulimwengu baba wa shida, ulimwengu wa shida, ulimwengu baba wa shida, ulimwengu wa shida. Nani tanishindia isipokuwa wewe? Nani taniongoza kweli usiponiongoza? Nani tanishindia isipokuwa wewe? Nani taniongoza kweli usiponiongoza? Bwana unishindie, Bwana uniinue, Bwana ukanitoe mikononi mwa adui. Bwana unishindie, Bwana uniinue, Bwana ukanitoe mikononi mwa adui. Ulimwengu baba, ulimwengu baba wa shida, ulimwengu wa shida, ulimwengu baba wa shida, ulimwengu wa shida. Yobu alipata mateso, lakini yeye akashinda majaribu yote. Unitie nguvu zako Bwana, niongeze imani, ili siku moja nikuone jinsi ulivyo. Nikikumbuka jinsi Yobu alipata mateso, lakini yeye akashinda majaribu yote. Unitie nguvu zako Bwana, niongeze imani, ili siku moja nikuone jinsi ulivyo. Ulimwengu baba, ulimwengu baba wa shida, ulimwengu wa shida, ulimwengu baba wa shida, ulimwengu wa shida. Nani tanishindia isipokuwa wewe? Nani taniongoza kweli usiponiongoza? Nani tanishindia isipokuwa
isipokuwa wewe? Nani taniongoza kweli usiponiongoza? Bwana unishindie, Bwana uniinue, Bwana ukanitoe mikononi mwa adui. Bwana unishindie, Bwana uniinue, Bwana ukanitoe mikononi mwa adui. Ulimwengu baba wa shida, ulimwengu wa shida, ulimwengu baba wa shida, ulimwengu wa shida. Yangu kiwa na shida, leta kwa Yesu, yeye ndiye msaada bora kwa mahitaji yako. Kama vile Mungu kazidisha mali ya Ayubu, ndivyo Bwana atakubariki maishani mwako. Ndugu yangu kiwa na shida, leta kwa Yesu, yeye ndiye msaada bora kwa mahitaji yako. Kama vile Mungu kazidisha mali ya Ayubu, ndivyo Bwana atakubariki maishani mwako. Ulimwengu baba wa shida, ulimwengu wa shida, ulimwengu baba wa shida, ulimwengu wa shida. Nani tanishindia isipokuwa wewe? Nani taniongoza kweli usiponiongoza? Nani tanishindia isipokuwa wewe? Nani taniongoza kweli usiponiongoza? Bwana unishindie, Bwana uniinue, Bwana ukanitoe mikononi mwa adui. Bwana unishindie, Bwana uniinue, Bwana ukanitoe mikononi mwa adui. Ulimwengu baba wa shida, ulimwengu wa shida, ulimwengu baba wa shida, ulimwengu wa shida. Korali Gosheni mubanguke. Uyu muntu ufite imodoka, ifite purake ite no Mesia si bisanzwe, ahuye nawe ahinduka mushya. Ahandi mwari munzi narahimutse ubundi mushya. Nimundeke ndirimbe nahuye na Mesia. Tukamusha handi mwari munzi narahimutse ubundi musha. Nimundeke ndirimbe nahuye na Mesia, kandi guhura no Mesia si bisanzwe. Ahuye nawe ahinduka musha. Handi mwari munzi narahimutse ubundi musha. Nimundeke ndirimbe nahuye na Mesia, kandi guhura n'uwo Mesia si bisanzwe. Ahuye nawe ahinduka mushya. Ni mwari munzi narahimutse ubundi mushya.
Hallelujah. 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 iduhamagara iyo kwizerwa ibyo yavuze izabikora kuko atari umuntu wibeshe n'inyangamugayo izabikora iduhamagara iyo kwizerwa ibyo yavuze izabikora kuko atari umuntu wibeshe n'inyangamugayo izabikora iduhamagara iyo kwizerwa ibyo yavuze izabikora kuko atari umuntu wibeshe n'inyangamugayo izabikora Hallelujah. amateka y'umwami wacu atwemeza ko ari Imana ikomeye. Hallelujah. amateka y'umwami wacu atwemeza ko ari Imana ikomeye. mu mvugo no mu ngiro umwami twamubonye akora nigeze aduhana. mu mvugo no mu ngiro umwami twamubonye akora no nigeze aduhana twaramutabaje mutabaje ubwo twari dushobewe ategera ugutwi yumva gutaka kwacu twaramutabaje ubwo twari dushobewe ategera ugutwi yumva gutaka kwacu kandi ubwihebe gateraga mu mitima yacu ijwi rye ryiza ryongorera ryaraduhumurije kandi ubwihebe gateraga mu mitima yacu ijwi rye ryiza ryongorera ryaraduhumurije kandi ubwihebe gateraga mu mitima yacu ijwi rye ryiza ryongorera ryaraduhumurije erega imirimo tuvuga twarayibonye nimureke tuvuge imbaraga z'Imana erega imirimo tuvuga twarayibonye nimureke tuvuge imbaraga z'Imana erega imirimo tuvuga twarayibonye nimureke tuvuge imbaraga z'Imana gira ukuntu wari umushumba yahinduka umwami gira ukuntu wabana urubyaro ku myaka 90 gira ukuntu wabana n'intare nikujye kandi ishonje ibyo byerekana imbaraga
z'Imana ibyo byerekana ububasha bwayo ibyo byerekana imbaraga z'Imana ibyo byerekana ububasha bwayo gira ukuntu wari umushumba yahinduka umwami gira ukuntu wabana urubyaro ku myaka 90 gira ukuntu wabana n'intare nikurye kandi ishonje ibyo byerekana imbaraga z'Imana ibyo byerekana ububasha bwayo ibyo byerekana imbaraga z'Imana ibyo byerekana ububasha bwayo Imana irakora imuseruka rukanje irakora Imana y'imbaraga ikwiye amashyi ikwiriye impundu tuyivuge neza yishime inezerwe Imana irakora imuseruka rukanje irakora Imana y'imbaraga ikwiye amashyi tuyivuge neza yishime inezerwe iyo Mana irakora imuseruka rukanje irakora Imana y'imbaraga ikwiye amashyi ikwiriye impundu tuyivuge neza yishime iyo Mana irakora cyane irakora imuseruka rukanje irakora Imana y'imbaraga ikwiye amashyi ikwiriye tuyivuge neza yishime inezerwe tuyivuge neza yishime inezerwe tuyivuge neza yishime inezerwe Imana tuyivuge neza yishime inezerwe tuyivuge neza yishime inezerwe Imana tuyivuge neza yishime inezerwe tuyivuge neza yishime inezerwe Imana tuyitaramire igubwe neza inezerwe tuyivuge neza yishime 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 inezerwe Imana tuyivuge neza yishime inezerwe tuyivuge neza yishime inezerwe Imana tuyivuge neza yishime inezerwe tuyivuge neza yishime inezerwe Haleluya. Korali Gosheni baba baretse gatoya. Haleluya. Muba mubona abantu bishimira Imana mukagira ngo Imana irakora. Ejo bundi narwaje umwana wanjye mutoya. Namuzanye mu rusengero nabwo narinzi ko tuzashima. Nahoze mubyina na hari amubwira Imana ntiwabonye ko wanesheje. Umwana wanjye arapfa ndabibona mbo bajyaga bavuga ngo urupfu. Papa yarapfuye mpari sinigeze mbona ko yapfuye. Ariko umwana wanjye yarapfuye afatanya amenyo azana urufuzi. Umwana wanjye arapfa mbireba. Amaguru n'amaboko birihina. Ndangije mbwira Yesu ntitwaragendanye iminsi myinshi. Ntago wigeze usiga. Imana ntago ijye dusiga. Iyo byemeye ko biba Imana ibize ukuntu umuntu ateye. Imana irangije ingirira ibambi. Umwana wanjye aba muzima. Ubu rero ngewe ikintu niyemeje ni ukujya nkorera Imana nkayinezeza nkayivuga neza ikishima. Kuba mpora nshima si uko ari njye Imana ikunda kurusha abandi, ariko Imana ikunda amashimwe yanjye. Iyo ndambuye amaboko Imana yarambwiye hari n'abantu twari kumwe
nk'abajana abantu dukunda gusengana mu byumba, Imana yarambwiye ngo uyu unezerewe ngo numva nanjye ubwanjye nishimye, mbagomba kunezeza Imana, Imana ikishima. Haleluya. Nimumbabarire ku bantu mwari kuzabona amarira yanjye ya buri munsi adashira, nimumfashe duha Imana icyubahiro. Haleluya, haleluya. Reka ninginga umushumba, ndabizi ko atampemukira, nambabarira ako kantu ngo Imana irakora bagasubiremo, kubera ko yankoreye ibikomeye. Mushumba mbabarira. Ngaho butegura ituro ry'ishimwe. Noneho rero, haleluya. Ubwo bebe nakamuririmbiye, nanjye reka mbonereho gushima Imana. Yes. Ubwo nakaguhaye mu izina rya Yesu umukozi w'Imana. Hanyuma nanjye ndashima Imana. Ndashaka kubabwira ngo abantu dukora turirimba, Satani araturwanya cyane cyane. Baruka kuva mu murimo w'Imana, twagize ibihe byiza. Ndangije umudamu ahita anyandikira kuri WhatsApp arambwira ngo narangaye. Nyine yari ari mu turimo, umwana ari muri salo afata amapamba y'intebe arayacagagura ashira mu matwi. Ndangije arabimfotorera arambwira ati tumujyane kwa muganga. Ndamubwira ni hoya, nagiye mu murimo w'Imana, ahubwo shaka ukuntu yavanamo nawe. Yavanemo kandi ari buvemo kandi avemo. Nukuri ko Imana mujye mwizera kandi mwaturi byiza. Warasenze uburiki, wasenze nta kintu Imana yakwima. Naramubwiye ngo yavanemo, n'ifoto ndayifite yamaze ya mbere arimo amifoto, ambwira ati nayamazemo. Ndamubwira ngo ngera urebe neza, urebe ko nta na gato gasigayemo. Nituvuga ngo Imana irakora, mujye mugomba irakora, nimuseruka rukambye. Irakora, Imana imbaraga ikwiye amashyi. Tuyivuge neza, yishime, inezerwe. Amen. Mucurange turirimbe. Amen. Hallelujah. Tugende. Reka tuvuge ngo nta kindi cyo kwirata uretse Kristo wenyine. Amen. Kindi cyo kwirata oya, kiretse Yesu wavuye akazuka, naho ibindi byose ni mubusa, kuko iyo bitakuzize wowe urabisiga. Ariko Yesu wanesheje, yaduhaye amahoro yuzuye, ndetse no mu makuba yacu tugira ibyishimo kubw'uwo. Nta wundi tuzirata. Nta kindi cyo kwirata kiretse Yesu wavuye akazuka, naho ibindi byose ni mubusa, kuko iyo bitagusize wowe urabisiga. Ariko Yesu wanesheje, yaduhaye amahoro yuzuye, ndetse no mu makuba yacu tugira ibyishimo kuko nta wundi tuzirata. Winurebe Imana twabonye turakira, wino wumva ibyiza twumvise, tubona ubuzima tuva mu rupfu tujya mu bugingo, tubona agaciro tugira ijambo, kuko nawe akwakira Imana ngo apfe. Ahubwo mu kwisezerano ryayo riri ibyishimo n'amahoro n'ubugingo buhoraho. Nawe ngwino urebe Imana twabonye turakira,
ngwino wumve ibyiza twumvise tubona ubuzima tuva mu rupfu tujya mu bugingo tubona agaciro tugira ijambo ubona wakwakira Imana ngo apfe ahubwo nk'uko isezerano ryayo riri ibyishimo n'amahoro n'ubugingo buhoraho. Haleluya. Atenge Yakobo bivuga umuriganya iramubabarira imuha n'umugisha imuhindurira izina Yakobo biramurenga atanumvise Penuweli kuko narebesheje Imana amaso sinapfa iyo uyibonye uba ubonye imibereho Yakobo we yahuye na Yehunga mwene se atende Yakobo bivuga umuriganya Imana iramubabarira imuha n'umugisha imuhindurira izina Yakobo biramurenga atanumvise Penuweli kuko narebesheje Imana amaso sinapfa iyo uyibonye uba ubonye imibereho kuko narebesheje Imana amaso sinapfa iyo uyibonye uba ubonye imibereho Gwinure Imana twabonye turakira ngwino wumve ibyiza twumvise tubona ubuzima tuva mu rupfu tujya mu bugingo tubona agaciro tugira ijambo kuko ntawakwakira Imana ngo apfe ahubwo nk'uko isezerano ryayo riri ibyishimo n'amahoro n'ubugingo buhoraho. Kuko ari we wari umukene kuko ari we wari umukene baziko imwica itangazo ariko wakiri Imana n'abagipfuye ahubwo birahinduka ibyajyaga byanga bikemera Dawidi we yohereje kwa Obededo kuko ari we wari Dawidi we yohereje kwa Obededo kuko ari we wari Dawidi we yohereje kwa Obededo kuko ari we wari umukene kuko ari we wari umukene kuko ari we wari umukene baziko imwica ariko wakiri Imana oya ahubwo birahinduka ariko wakiri Imana n'abagipfuye ahubwo birahinduka oya ariko wakiri Imana n'abagipfuye ahubwo birahinduka turirimbane mwebwe ariko yego ariko twese ibyajyaga byanga biremera ibyajyaga byanga biremera ibyajyaga byanga biremera ibyajyaga byanga biremera 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 muri Yesu biremera muri Yesu biremera twese
biremera biremera ayi biremera biremera muri we biremera biremera muri Yesu biremera biremera muri Yesu biremera biremera akinanirana biremera 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 muri Yesu biremera muri Yesu biremera biremera muri Yesu biremera muri Yesu biremera 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 biremera. Amen. murakoze. kandi ibyanjye Imana yanjye irabyirengagiza. Mbese ntiwari wabimenya? Ese nturabyumva? Imana ihoraho, Uwiteka umuremyi w'impera z'isi, ntirambirwa kandi ntigira gute, ntiruha. Ubwenge bwabo ntibugira gute, ntiburondoreka. Imana ishimwe cyane. Nari ndimo mvuga ngo iri tangazo rihora rihari. Buri gihe Imana yiyemeje kwireherezaho amahanga yose. Haleluya. Kugira ngo baze babonere uburuhukiro muri yo. Kandi ni Imana itanga uburuhukiro mu buryo bw'umwuka, ikabutanga mu buryo bw'umubiri. Niyo itunganya imibanire y'abashakanye, niyo iduha ubushobozi bwo kurera abana bigakunda, abana bakubahana n'ababyeyi, ababyeyi bakubaha abana. Haleluya. Bakabona uburyo bwo kubarera, bakabiyigisha mu mashuri, bakabarihira, bakabagaburira, bakabambika, bagatanga minervari. Ibyo byose biri mu bushobozi bw'Uwiteka Imana. Imana ishimwe cyane. Rero igituma tutakira iryo tangazo, n'ubu ngubu muri mwe ndatekereza ko bamwe batari kuryakira neza bitewe n'ibihe bahagazemo, ariko byose biterwa n'iki? Nuko rimwe na rimwe cyangwa se kenshi tuyigereranya n'abantu, kuko hari abantu badashoboye. Hari umuntu ukubwira ati nkuri inyuma, ariko yajya gukemura ibyawe yajya akavuga ati umva ntako ntagize, ntabwo nabishobora, urabona rwose mbabarira, agenda, nanjye ntako ndi, nanjye ntako mpagaze. Uwo ni umuntu. Haleluya. Uwo ni umuntu. Ariko Imana yo, haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Imana yo ishobora byose, nta na kimwe kiyinanira. Niyo mpamvu iri tangazo mu by'ukuri ryatanzwe na Yesu, ariko nta mwana w'umuntu wakwihandagaza ngo ahagarare ahantu ahirengeye ngo avuge ngo mwese abarushye n'abaremerewe ngo muze mu nsange. Hari uwo muzi wabikora? Nta wabikora keretse Yesu wenyine. Niwe wabikoze, niwe wabivuze, kandi arabishoboye. Imana ishimwe cyane. Tujya turirimba indirimbo y'Ijana-na-15 ivuga amagambo meza nkunda. Imana iravuga, ijambo ry'Imana muri iyo ndirimbo riravuga ngo nabonye umukunzi mwiza, yarankunze ntamuzi, yamfatishije umugozi ari rwo rukundo rwe, izo ngoyi ze zanteye kuba imbata ye rwose, njye nduwe nawe nuwanjye kugeza iteka ryose. Igitero cya gatatu kibivuga neza kikavuga ngo nabonye umukunzi mwiza, byose agize gute, arabishobora, ajya ndinda akaga kose mu nzira ijya mu ijuru, kumuhanga amaso iteka bizangiza intege nke, nshira ubwoba nshira ubute, nyuma nzatabaruke, nose ubundi natura nk'umusozi. Ariko haleluya. Oh, haleluya. Mwakira iryo tangazo muriha agaciro. Imana ishimwe cyane. Ikindi gituma abantu batangira iryo tangazo neza, nuko abantu bamwe batekereza ko uko abantu babarambirwa kubera ibibazo babatura, kubera ibyo bagenda baberekezaho, bageraho bakarambirwa ngo urushize kera ruhemuza intwari, ariko ni intwari y'umuntu, ntabwo ari intwari y'Imana. Amen. Haleluya. Imana yo ntabwo irambirwa nk'uko twabisomye, nta n'ubwo iruha. Rero iyo utabikuruye neza, utekereza yuko hari ibyo Imana yashoboye,
ugatekereza ko ibindi byo Imana itabishobora. Ariko abavugabutumwa benshi bakunze kutubwira ngo kandi nibyo nanjye mbiha agaciro, ngo tujye turebera Imana mu byo yarangije gukora, duhita twizera ko n'ibindi yagira gute yabishobora. Imana ishimwe cyane. Cyo rero mukomeze mwakira iryo tangazo. Birashoboka ko ufite ibibazo mu bukungu, birashoboka ko ufite ibibazo mu mibereho, birashoboka ko ufite ibibazo mu mibanire, birashoboka ko ufite ibibazo mu buryo bw'umwuka, ariko ibyo byose Yesu Kristo agize gute arabishoboye. Imana ishimwe cyane. Ikindi gituma tutakira neza iryo tangazo ni ukubera iki? Hari igihe dutekereza yuko twagiye ibunaka bakadusuzugura, tugatekereza ko hari n'Imana irabona dusuzuguritse imbere yayo. Si ibyo se? Ntabwo dusuzugurika imbere y'Imana. Iyo ugiye kureba umwana w'umuntu, abanza yakureba agahera ku birenge, akakuzamuka akazamura, yagera hejuru akareba, byaba ngombwa wa mugani w'Abanyarwanda akagukuba na zero. Ariko Imana yo, haleluya, yitaye ku gusenga kw'abantu bose n'abatagira shinge na rugero, ngo idasuzuguye gusenga kwabo. Ni Zaburi 118. Imana ishimwe cyane. Rero abarushye n'abaremerewe, uko mwamera kose, ikigero cyanyu cyose, amashuri yanyu yose, aho mutuye aho ariho hose, ni Imana yemera gutaha no muri nyakatsi. Kandi korari Gosheni turirimbiye neza yuko Dawidi yatinye isanduku y'Uwiteka, nuko ayohereza kwa Obededomu. Obededomu agira umugisha. Imana ishimwe cyane. Ntabwo Imana yasuzuguye kwa Obededomu, nubwo bari bafite ubukungu bwifashe nabi, Imana yarabubashye kandi ibaha umugisha. Ukuri kose rero, yemwe abarushye n'abaremerewe, nimuze musanga Imana yiteguye kugira gute kubaruhura. Muyikoreze amaganya yanyu yose kuko yitaye kuri mwe. Niko urwandiko rwa mbere rwanditswe na Petero 5:7 rwavuze. Nimuyikoreze amaganya yanyu angahe yose kuko yitaye kuri mwe. Imana ishimwe cyane. Ntabwo rero Imana idusuzugura. Imana yacu ntabwo icogora. Imana yacu ntabwo inanirwa. Imana yacu ishobora byose. Nimwakire iryo tangazo, mwemere ibyanyu byose, imitwaro yanyu yose muyizane kuri Yesu. Nta na kimwe ananirwa kandi nta n'umwe asuzugura. Ni Imana yubaha abantu bose, kuko abaremaye, abanyunyutse, abakire, abakene, abize, abatarize, abo bose, haleluya, ni ishusho y'Imana. Niko Imana yavuze ngo tureme umuntu agira ishusho yacu ase natwe. Ikindi kandi abagize amahirwe bo bakamenya ijambo ry'Imana, bakavuka ubwa kabiri, ngo abo ngabo, abize, abatarize, abanyamugi, abanyacyaro, abakomeye, aboroheje, abanyepolitiki, abasivili, abasirikare, abapolisi, ngo abo ngabo, Yohana 1:12 aravuga ngo abamwemeye bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana bande b'Imana. Abo rero nta kuntu baza imbere y'Imana bakeneye cyangwa se bafite ikibazo ngo ibure kubakira. Ni umubyeyi mwiza, ni umubyeyi utarobanura. Imana ishimwe cyane kandi ihabwa icyubahiro. Mwakire neza iryo tangazo. Icyanyuma gituma tudaha iryo tangazo agaciro ni iki? Rimwe na rimwe hari igihe dutekereza yuko ibintu byose tugomba kubanza twashyira mu nyurabwenge. Ibintu byose tukumva yuko ibintu byose bifite formule, bifite inzira tuzi. Rimwe na rimwe hari igihe dukangisha ko twize, hari igihe dukangisha yuko dufite inararibonye, iby'ibunaka byanyuze aha, ibindi binyura aha. Ngo ubwo rero uri kubyumva ngo kamemo, by the way, ntabwo uri kubyumva, byanyura hehe se? Ariko nimwibuke, haleluya, inzira z'Imana, umunyamwuka we ufite kwizera kurenze yaravuze ngo ziruta ngo imyenge, niba ari imyenge ya supaneti. Muri mwebwe hari uwamenya imyenge ya supaneti uko ingana? Ntimurayibara,
ntabwo urabishobora nyine nturayibara. Nanjye sindayibara, sindakubwira ngo inganite. Ariko nanone wa mugani wa ya korari yigeze kuva hano, ninde washobora kuvuga akamenya neza agashobora gusobanura ko mwize amashuri menshi n'abatarize menshi, ko murimo abajyanama b'ubuzima muzi ibyerekeranye n'ubumenyamuntu, biyoloji n'ibindi n'ubuzima bw'imyororokere. Ninde washobora gusobanura ukuntu umubyeyi utakijya mu mihango ahindukira akabyara? Icyo kintu wagisobanura ngo iki? Ko wize ibintu byose murashaka kubishyira muri formule za hano hanze. Iyo ibintu byose washatse kubishyira muri formule, hari ibyo uvuga ko bidashoboka kubera ko nyine wagishize mu nyurabwenge yawe, ariko ubwenge bw'Imana ntabwo burondoreka. Haleluya! N'abantu bize teoloji ngo baminuje bakagera muri za doktora, bakagera hehe na hehe, Imana ntabwo izigera yemera yuko bayimenya kugira ngo batavaho banayimenyera. Ahubwo Pawulo yaravuze ngo tumenyaho agace. Haleluya! Tumenyaho agace. Ubwo rero niba warize ubuso bw'urukiramende, ukamenya yuko ubuso bw'urukiramende babona bafashe uburebure bagakuba ubugari, ibyo nyine ni ibyo wize. Ariko Imana yabubona iciye mu zindi nzira utazimbaza, ntabwo nzizi. Ariko nemera yuko hamwe no kwizera mfite, nemera yuko Imana yo ifite izindi nzira yacamo ikabona ubuso bw'urukiramende. Haleluya! Oh haleluya! Oh haleluya! Munsi umwe inzara yateye i Samariya, nuko haza itangazo riba rinyuze muri Elisa. Baravuga ngo umva rero, ngo itangazo nimwumva mwese, ngo ikindi kigihe ejo ikindi kigihe nk'iki, ngo indengo y'ifu y'ingezi ngo uzabigura shekeri imwe, ngo n'indengo ebyiri za sayiri nazo zizagurwa shekeri imwe. Wa muntu uzi gushyira mu nyurabwenge, ngo umwami yegamiraga, ngo we avuga ngo iki, ngo mva mbese. Ariko abahanuzi namwe, ubwo se naho amadirishya yo mu ijuru yakinguka, mva ko gasuzugura imbere y'Imana, naho amadirishya yo mu ijuru yakinguka, ibyo byose byashoboka bite? Imana inyura mu muhanuzi Elisa, ngo mubwire ngo ibi ngibi kubera ko ubipinze ntabwo biburijemo yuko bizaba, ahubwo bizaba, kandi uzabirebesha amaso yawe. Ariko iyo nzara izakomeza ikununire, ntabwo uzabiryaho ahubwo uzapfa utanabiriye. Niko byagenze, ntabwo yabiriyeho. Imana idufashe cyane. None wowe ko wize, Abisirayeli bageze imbere y'inyanja itukura, hirya no hino hari imisozi miremire, kandi imbere yabo hari inyanja itukura, inyuma hari ingabo za Farawo zibatuze. Washobora kubwira abantu ngo nimwihagararire koko? Washobora kubivuga? Ni iyihe formule? Icyakoze urambwira uti nije shimi na fizike, utera uko byagenze, byose ndabizi. Waca muri shimi ukavuga uburyo bwa solidification na congelation n'ibiki byari biki n'ibiki. Ndakurahiye ntabwo washobora kubireyariza uburyo hirya no hino amazi yigabanyije kabiri, amwe ngo akareka gutemba hanyuma agahinduka urukuta, n'andi agahinduka urukuta. Ntabwo nzi uko wabisobanura, ariko Imana yo yarabikoze kandi birakunda. Muyimpera icyubahiro. Oh haleluya! Rero hari indirimbo ivuga ngo reka gutinya ibizakubaho, Imana irakurinda. Uburyo izakurinda ntubumbaze, kandi nawe ntabwo uraca mu nyurabwenge ngo ubumenye. Ariko menya yuko Imana ishobora bingahe byose, ifite inzira nyinshi cyane, izuzi n'izo utazi, n'izo utarabona, n'izitarabaho. Imana yazicamo igakora imirimo n'ibitangaza. Oh haleluya! Yemwe haleluya! Imana yigeze gusoreza umuntu isezerano ngo ryo gusabwa, ngo ibitewe nuko ngo akunze gutera haleluya nyinshi cyane. Haleluya nyinshi zirimo umugabo, zirimo iki?
yakunze kubaho ngo umwami niyamamare, ngo ubwoba nibushire, ngo haleluya. Uwiteka avugira mu buhanuzi ngo aravuga ngo mwana wanjye, kubwa kiriya kintu ukora biranshimisha, none nkuremeye ubukwe bwihuse kandi nzagutuza mu murwa wa Kigali. Ubu ngubu atuye n'ahavuye i Musanze. Ibyo ngibyo wavuga ko bifite bishingiye ku kikoko? Ibyo bintu wabije. Kandi ubu nubwo mbivuze ntabwo wavuga ngo nyangereka nce muri iyo nzira ngo niyo kizakemukira. Ntabwo wamenya icyaho kizakemukira. Yesu akugire neza cyane. Ariko muraho neza, Imana ibahe umugisha mwinshi. Nimwakirire itangazo kandi murihishingure mu mitima yanyu. Ni Imana ishobora byose, iyo yireherezaho amahanga yose iba ifite uburyo bwinshi bwo gukemura ibibazo byabo. Imana ishimwe cyane. Nababwiye ko nigeze kurara hano kabiri ndi gusenga Imana kubw'umuyobozi witwa Jeanne, nabonye atambuka namwibutse. Icyo gihe nari ndi gusenga bye byagenze bite, nabuze minerivare y'abana. None narihaye ibintu byo kuba umukonsulta, ariko nta bidafatika neza. Imana idufasha cyane. Nuko ngiye kubona nyuma y'amasengesho menshi cyane mfa kurasagura ntafite intego nyayo. Mu by'ukuri nari imeze nka wa mwami, nka babandi muri ya ntambara twavuze bapfuye kurasa mu gihe bashakaga umwami w'Abisiraheli. Niwe wari Ahabu. Abumvise mvuga ngo ni uw'Abayuda. Niwe wari Ahabu, yari umwami w'Abisiraheli, na Yehoshafati ari umwami w'Abayuda. Nuko noneho ngo umuhanuzi, umuntu umwe ngo yapfuye kurasa, umwambi uragenda uromboreza neza mu ngabo, uragenda ufata ku ntego, kuko icyari gikenewe muri iyo ntambara kwari ugupfa kwa Ahabu, maze ahimbwa zarigatiye amaraso ya Naboti zikazaharigatira naye. Niyo yari intego. Ariko abarwanyi ntabwo bari babizi, kandi yayiyoberanyije batari kumubona. Ariko kubera ko Imana ishobora byose, ifite n'uburyo bwo kumenya intego aho iri, wowe utayizi, icyagukiza ntiwamenya aho giherereye. Nasenze amasengesho menshi icyo gihe ndi kubyibuka. Abana banjye babuze uko basubira ku ishuri, kandi igihe cyo gutangira cyageze, bamara ibyumweru 2. Abandi baratangiye. Bigeze mu cya gatatu fata umwanya wo gusenga amasengesho menshi. Nsenga yo mu buryo bunyuranye, ndetse nayo kugenda ndasenga maremare cyane sinababwira, ntabwo mwahamenya. Ariko igihe kiragera, nagiye kumva numva umuntu umwe twigeze gukorana hari hashize igihe kirekire, ni abantu bakora hano kuri Hope and Homes for Children hariya hirya, nari umukonsulta wabo. Noneho ngiye kumva numva barampamagaye bati dufite amahugurwa ku Ruhuha. Njyayo, nkigerayo nagiye kumva numva abandi bampamagariye ku Kibagabaga hariya kuri Kiberinka, centre ya Kiberinka. Bati pastor, twamenye yuko uri ku Ruhuha, none natwe uzaze. Ni 30 ku munsi, ubwo iminsi 4 120, kandi nare nkeneye 200. Imana ishimwe cyane. Nkiri aho ngaho ubwo barampamagara mpita njyayo. Ntabwo twavuganye kundi, nta kindi narinzi, ariko Imana yo ntabwo ibura aho ikura. Imana ifite isoko nyinshi hirya no hino, yabasha guhamagara ikasikasi, igahamagara ikusi, igahamagara mu burengerazuba no mu burasirazuba, kugira ngo umuntu wayo agire gute, atabarwe. Imana ishimwe cyane. Abana bayo bamaze iminsi bari kumbaza ngo ariko papa tuziga cyangwa byararangiye? Mbura icyo nsubiza, ariko nkomeza gusenga. Imana ishimwe cyane. Nuko bampamagaye mu gihe narinje kwigisha, mvuye ku Ruhuha mu Bugesera, ngeze Kiberinka, nibwo nagiye kumva numva n'undi wa hano wari ufite, wayoboraga centre ya hano, community hub ya hano Karugira, nawe arampamagaye. Icyo gihe niho naje ndavuga ngo Mana ndagushimira cyane icyo ukoze. Namaze iminsi 2 hano ndi gusenga, Imana irabikemura byose.
bahita bananyishyura vuba vuba. Ako kanya nahise makuru 390 byihuse, ndagenda nkemura ibibazo by'abana bakomeza kwiga, nanjye nkomeza umurimo w'Imana nayobaraga icyitwaga umudugudu. Imana ishimwe cyane kandi habwa icyubahiro. Oh haleluya! Ni Imana itabura uko ibigenza, ni Imana yigwatiriza, ni Imana ifite inzira nyinshi, izo ukeka n'izo utakeka. Aho utekereza gukirira hari igihe utahakirira, ariko ifite amaboko hirya no hino kandi maremare. Imana ishimwe cyane kandi habwa icyubahiro. Ndagira ngo nsoze nkubwira ngo akira neza ririya tangazo. Nukuri abarushye n'abaremerewe, nimuheranwe n'imibabaro, nimuheranwe n'agahinda. Dufite Imana yanesheje. Ndirimbo 190 iravuga ngo iyo turi hamwe n'umukiza wacu watuyobora inzira nziza, abamwiringira bakamwitondaho nibo banyamahoro basa. Imana ishimwe cyane, Imana ihabwa icyubahiro. Ku gitero cya gatatu karavuga ngo iyi nzara iteye n'ubukene buje, aduhembura ibihe byose, ngo nta nubwo n'amakuba yagira gute yadukomerera, tumwiringiye tumwumvira. Mwiringire Imana kandi muyumvire, ntimuyipfobye, nta kitashoboye, ntimuyigeranye n'abantu, kuko ni Imana ishobora byose. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Tugiye gusenga Imana. Twamaze kuvuga yuko nyine abantu bayegera burya baba bafite amahirwe. Imana ibifite uko yabagenza mu buryo bazi n'ubwo batazi. Waba uri hano rero wenda utazi Imana, cyangwa se wenda urayizi ariko ugaragara nkaho utarayakira mu bugingo bwawe. Twavuze ngo hamwe no kuyimenya no kuyakira mu bugingo bwacu, tukayakira nk'umwami n'umukiza wacu, duhita duhinduka abana bayo, tugira ubushobozi bwo kuba abana bayo. Iyo tubaye abana rero, nk'uko se w'abana bagirira ibambe, niko indirimbo ivuga, niko n'Imana yacu igirira abantu bayubaha, kuko izi neza ubukene bwacu n'intege nke zacu. Rero waba uri hano wifuza kwegerana cyane n'Imana kugira ngo ijye kubera igisubizo, yumve gusenga kwawe, ikwikorerera amaganya, ikwikorerera ibibazo, dore ko bitazabura, bimwe bishira ibindi biza. Mu bikombe n'imisozi niho duca tujya ibwami, ntabwo hazabura intambara, nta nubwo amahoro azahora, duhora dukeneye Imana. Mbese waba uri hano ushaka ko tugusengera isengesho ryo kukwegereza by'umwihariko Imana, nawe ukagira gitakira, nawe ukagira ukwikorerera amaganya, ukagira ukwikorerera ibibazo, ko twabonye yuko Yesu ari igisubizo cy'ibibazo byacu byose, yireherejeho amahanga yose. Muri abo ngabo nawe urimo. Uyu mwanya araguhamagara ngo ngwino nawe akuruhure, kandi ngwino mubane, umwikoreza amaganya yawe uko bukeye n'uko bwije, yiteguye kwita kuri wowe. Mbese waba uhari ngo uhaguruke maze tugufashe gusenga Imana, tukwegereza Imana? Waba uhari utarakira Yesu nk'umwami n'umukiza, ngo tugufashe kukwegereza Yesu, hanyuma nawe wibere muri iyo ndangamuntu, wibere mu bwoko bw'Imana, wibere mu bo Imana yita ku byabo ku manywa na nijoro, wibere muri karuhura. Ese waba uhari ngo uhagurukire aho uri, hanyuma abashumba bagufashe gusenga Imana, bakwegereza Imana? Niba uhari wahagurukira aho uri maze tukagufasha gusenga. Ni karibu, twese ni ahangaha twanyuze, kandi kwegera Yesu ni byiza. Imana ishimwe cyane. Niba waba uhari wahaguruka, hanyuma tukagufasha gusenga Imana, tukakwegereza Imana, kugira ngo nawe ube mu mukumbi w'Imana, uhore ufite gitabarwa, uhore ufite umurengezi, uhore ufite umujyanama. Imana ikugire neza. Ndabona ntawe uhari. Ndabinginga ngo mwese muhaguruke, mwese muhaguruke, hanyuma dusaba umushumba adufashe kwakira neza iri tangazo. Buri wese arishyingure mu mutima we, kandi rimuyobore mu nzira ze zose, ku manywa na nijoro. Were guheranwa n'ubwihebe, were guheranwa n'amaganya. Imana ishimwe cyane.
ndirimbo ya 68 bavuga ngo no mu bikomeye biri hubu undamburira amaboko yawe azumpa imbaraga ku buntu bwawe kugeza igihe uzaza kunjyana. Birasaba ngo iryo tangazo uriha agaciro, maze nawe umenye yuko ufite umurengezi, ufite ukwikorera ibibazo, ufite ibisubizo by'ibibazo byawe byose, nubwo wowe ibisubizo utazi aho biherereye, ariko yo ni Imana idakiranirwa ngo yibeshye, kandi ni Imana ishobora byose. Ntuzongere kuyigereranya n'umuntu, kandi ntuzagaragare ko usuzuguritse imbere yayo. Imana irakubaha, iragukunda, uri ishusho yayo, ufite agaciro mirere na mirere. Imana ishimwe cyane. Karibu umushumba. Mana turagushimiye, ijambo ryawe rirumvikanye muri iri teraniro. Uri umubyeyi mwiza watugiriye imbabazi nyinshi, wemeye kwikorera imitwaro yacu yose, kandi n'imibabaro ntago wayiretse. Turabigushimiye. N'indwara wemeye kuzikiza, turabigushimiye. Iri jambo ryawe rero reka rikomeze rikora imirimo. Buri muntu wese uri muri iri teraniro akomeza ritekerezeho, kandi rikomeze rigira aho rimuvana n'aho rimugeza. Tuboneyeho n'umwanya wo gusengera abafite indwara, kuko indwara nazo ujya uzikiza, kandi abaruhijwe n'indwara abo nabo urimo urabahamagara. Abafite ibibazo bitandukanye, subiza ibyifuzo kuko ubishoboye. Tugukomeye mu mashyi kubw'ijambo ryawe, tugukomeye mu mashyi kubw'imirimo yawe. Ibyo byose tubisabye twizeye izina ryawe ryera, amen. Arakoze umukozi w'Imana, tumwerekezeho ibiganza tuvuga ngo Imana imuhe umugisha. Turi gusoza iteraniro ryacu rya gatatu, amasaha yagiye cyane. Reka nsabe abagize timu batambuke baze hano turirimbane ibitero nka 2 by'indirimbo. Tugiye gutanga icya 10 n'amaturo, kandi turabikora neza. Ubwo rero abadafite amafaranga ari cash, bayafite kuri telefone, murakoresha kode n'iriya ifite 077911. Abandi murashyira mu biseke. Murakoze cyane, kandi aho mukuye Imana ihongere. Karibu mutuyobore vuba vuba kuko amasaha yagiye. Tubone